Yesu ashimwe bene data. Imana ishimwe cyane. Imana ibare kubarinda, Imana ibare kubageza kuri aya masaha y'uyu munsi. Kanizere ngo ni amahoro iwanyu, nanjye ni amahoro. Iyi ni umwanya w'ijambo ry'Imana rya buri munsi, uko Imana izajya itubashisha. Ijambo ry'uyu munsi rirava mu gitabo cya Yeremiya, ibice 30, umurongo wa 17. Mu mwanya utari muremure nk'uko bisanzwe, reka dusome. Yeremiya 30:17 haravuga ngo, nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari barakwise igicibwa bati, hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Bene data, nshuti zanjye, nzakugarurira amagara yawe kandi nkukize inguma zawe. Iryo ni imvugo y'Imana ibwira ubwoko bwayo. Imana ijya yubaka umuntu, ijya yongera ikubaka, igikora repair, igikorera umuntu repair. Murabizi amazu n'ibindi bintu byose byubakwa ubundi bikageza igihe bikagira ukuntu byangirikamo bitewe n'igihe. Iyo ari inzu ukunda, iyo ari inyubako ukunda, urongera ugakoramo ka repair cyangwa repair, ugashyiraho irangi yindi, ugashyiraho amabati yandi ashaje, ugashyiraho n'ibindi byose ibishya. Iyo ari ikintu ukunda, buri kintu cyose kigira repair, cyane cyane ikintu cy'igiciro. Ikintu kidakorwa repair ni ikintu kidafite igiciro. Imana ikora repair y'umuntu. Iyo uri muri Kristo Yesu, Bible iravuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya, ngo dore ibya kera biba bishizeho. Bene data, Imana ikora repair. Nzakugarurira amagara yawe. Imana igarura ibyo twatakaje. Hano muri ubu bugingo, muri iyi si, hajya habamo gutakaza, hajya habamo kubura. Bundi ugasanga watakaje umunezero, watakaje amatsiko, watakaje amahoro. Hari ubwo uba waratakaje amahoro, kumva amahoro ntuzi nawe ahantu yatakaye, ntuzi igihe yakuviriyeho, ariko ukumva yaratakaye. Ukumva watakaje umutekano. Hari ubwo utakaza umutekano, ukumva nta mutekano ufite, ukumva ufite ibyo wikanga, ukumva usanga abantu bose bashobora kugirira nabi, ukumva usanga abantu bose bakwanga, ukumva usanga igikomye niwe gishaka, ukumva waryama wasinzira, ukumva nta mahoro ufite, ukumva usanga abanyu ntibakigukunda, ukumva usanga ababyeyi ntibakigukunda, ukumva usanga abavandimwe ntibakigukunda, ukumva usanga umushumba ntacyo kwishimira, ukumva usanga nta security, nta mutekano ufite. Hari ubwo uba waratakaje. Kubera iki habaho abantu gutakaza cyangwa kunyagwa? Burya biterwa n'iyi si yo turimo. Isi iratunyaga, Satani iratunyaga. Hari ubwo umwanzi akoresha abantu nabo bakakwambura, ari intumwa za Satani, bakakwambura amahoro, bakakwambura ibyishimo, ukanyagwa ibyishimo. Ariko iyo wemereye Imana, urongera ukagarurirwa ibyishimo. Iyo wemereye Imana ukayishaka, ukayibwira uti ndashaka ngo ungarurire umunezero, ungarurire gushimirwa, ungarurire ubusingi. Hangana agarurira umuntu ubusingi. Bible, ikigambo cy'Uzungu kivuga ngo restore, God restores. Imana iragarura. Bene data, abashobora kumvira ijambo, Imana ibagarurire ibyo mwatakaje. Bagarurire. Umuntu hari ubwo atakaza, ukumva watakaje gutinya icyaha, ukumva ikintu ni icyaha, ariko
kugitinyuka bikakorohera ukumva kugitinya byaratakaye. Imana ikugarurire kongera gutinya icyaha. Imana ikugarurire kongera kugira umunezero w'imbere mu mutima. Ubundi abantu mugendana nabo, muganira nabo, wita ko yenda se mufite ibyo mukorana by'ingirakamaro, bo bonyine hari ubwo bakubuza, bakakunyaga, bakakuvutsa, bakakunyaga gukiranuka, kuko nabo bakiranirwa. Imana ikugarurire ibyishimo, Imana ikugarurire ubugwaneza, Imana ikugarurire ineza, icyo bita kumva ufite neza, ufite amahoro. Hanga kugarurire ubugwagi, ukurura orye. Buri iyo umurwayi arwaye, ijambo babanza kumubaza cyane cyane mu gitondo cyangwa se andi masaha ugiye kumureba, uramubaza ngo urumva umeze ute? Nawe akakubwira ati norohewe se, niyongeye kubabara, cyangwa se akakubwira uko ameze. Imana ikugarurire kumva umeze neza. Iyo imbere aho abantu batabona, Imana ikugarurire ibyishimo, ikugarurire kuzura umwuka wera, ikugarurire amavuta, ikuzamure ubyumve muri wowe, kuko Imana irabikora, ijya ibikora, Uwiteka arabikora. Imana ikugarurire anointing, ikugarurire amavuta, ikugarurire imbaraga zo gusenga. Imana ikugarurire imbaraga, ikugarurire gusenga, ikugarurire inyota, ikugarurire inzara, nk'uko Yesu yavuze ati hahirwa abafite inzara n'inyota. Ikugarurire inyota yo gushaka Imana, ikugarurire inyota, ikugarurire inzara y'ijambo ry'Imana. Bene data bumvira ijambo, Imana ibagarurire iri joro, uyu mugoroba, iri joro, uhera ako kanya, Imana ibagarurire, ibuzuze, Imana ibuzuze, Uwiteka abuzuze. Urakoze Yesu, nshoje iri jambo. Mana, ndagushimiye ku bw'aka kanya, kandi nsengeye umuntu wese wumvira ijambo ngo umwuzuze umunezero, umwuzuze imbaraga zo gusenga, umwuzuze umunezero, umwuzuze amahoro, umwuzuze ubugwaneza, umwuzuze